18 Oh yes. APR igiye guhura n'ibintu itigeze ibona ingoma. APR Nyamukandagira iyi ngiyi iyi APR maze iminsi itsinda kimwe cya penalty. Iyi APR iragwa ingoma. Oh yeah. Ibintu zandani ziri ingoma. Muhazi iri muri lokale. Bantu muri Rwamagana, abantu muri Kayonza, abantu muri ingoma. Abantu mukunda rero muri ibyo bice, abantu mukunda Muhazi, mugura amatike. Ruvuye ngano ushaka kunanareba amatike, bwira abantu bagura amatike. Abafana ba APR niba mushaka kivayo kuko akakanye birayikomeranye. Ni mugende mugura amatike, mwitegure mugende mujye gushyigikira ikipe. Bayasohoye se Muhazi iri mu mazi abira cyane. Nyamukandagira. Hey, njya kubwira ibintu bitatu nabikubwiye. Muhazi iri ku mwanya wa 14 ifite amanota 30. Kandi match ya nyuma ya Muhazi izajya gukina n'Amagaju ihuye. Icyo gihe ndakubwira ko Amagaju turi kuvuga na ya 15 nafite amanota 30 baranganya. Bivuga ngo Muhazi niba hari ikintu cyaherekera mu cyiciro cya mbere no kurasa APR ku rutonde bya bindi muvuga ngo mu Rwanda ngo ikipe itegura indi ngo ikayihereza ibiki ngo ikayibwira ngo kora ibi. Muhazi yashyize abakinnyi muri lokale guhera ku munsi wo kuwa mbere. Oya bari muri Avega, ahantu bita muri Avega mu mudugudu, niba ari kuri hoteli ya Avega. None Rwamagana mu mujyi. Mu mujyi. Itikeze ko nabana yihenze. Tike ni 3 5 20 ntabwo bayihenze, ni make. Ugomba kuminimiza umufana. Match itanga igikombe 3 ni make cyane. 3 ni make cyane. Atanga ni APR. Ariko nibyo. Ntabwo bagiye gukina na Rutsiro. Ubwo bitatu n'andi hasigaye hose. APR 3 nayo ngaho. APR rero 3 ni amafaranga ari fe. APR se 3 babibura. Oya. Icyo ni icyambere. APR ni ukuvuga ngo ahangaha kuri Muhazi iravuga iti nta kintu na kimwe dufite cyaduha kuguma mu cyiciro cya mbere usibye gutsinda iyi match. Muhazi bambwiye bati ubwira abafana ba APR ubabwire ko amazi atakiri yayandi, ubabwire yuko bitegure kuzaza kota umuriro. Ati Kigali badutsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota 39 gitsinzwe na Frodoir. Ati wumve ko twatsinzwe n'umumediateri byari byabanje kugora APR. Atari ku ikintu kizaba ingoma. Ati APR igomba kuhata amanota. Ati nikora igitangaza igomba gucyura. Ako Muhazi bamugani binomera yakomeranye kuko uzika Amagaju twaje kubibwira abantu. Amagaju arakina uyu munsi na Kiyovu. Naguye ngo Amagaju arahura na Kiyovu uyu munsi iwabo ingoma na mini ibutare. Bo baravuga ati ibutare nidutsindiye match ya Kiyovu turatugiye imbere amanota 3. Ikipe ya Muhazi izabisabwa gutsinda APR kuko itabikoze umunsi wa nyuma byahita bisaba gusa kunganya ku Magaju akigumira mu cyambere. Bivuga ngo Kiyovu ntakiri kurwanira Amagaju aragarika Kiyovu. Nangiza kugarika Kiyovu ikipe ya Muhazi bazaba yirusha 3 izabikeneye gutsinda APR kugira ngo bongere banganye amanota 31 bajye kwihurira ihuye bacuruza uguma mu cyambere cyangwa numanuka mu cya kabiri. Ndakumenyesha ko iyi kipe ya Muhazi yakaniye icya kabiri. Muhazi yishyuye umushahara w'ukwezi kwa 4 abakinnyi barakubahembye kugira ngo bitegure APR neza. Baravuze ati ntidushaka excuse, muhembwe kuno kwezi twa twasigaye mu kwa 5 mwitegure ikipe tuzayirase, nta bindi bibazo dushaka. President Ronje afasha amafaranga ashyira kuri konti y'abakinnyi. Aravuga ati sinshaka excuse, ndagarika. Yavuze ati ndayigarika ngende igusha ingoma. Ndavuga ni iyo uvuga ni yihariko. Ndavuga ni ikipe yambara umukara n'umweru y'Inyarugenge urayize cyangwa yitiranyije ninde? Ati nakubwiye ko yitwa APR. Iyo ngiyo uvuga ya mbere iyo niyo ngomba gutsinda. Arambwira ati nikibikwereka noneho ko atari imikino. Ati prime yacu bwa mbere mu mateka turekereje amafaranga 100,000. Ati prime twayizamuye hejuru amafaranga 100,000. Namwe ni abakinnyi bo mu Rwanda ko bajya bavuga ngo babacaho ngo urabona ngo yavuze ati telefone bagomba kuziremera. Nta bintu byo kuvuga ngo urabacaho gute badafite telefone, urabacaho gute twashyize uburinzi hariya kuri Avega, urabacaho ute, urabacisha kuri inde. Ati ko nabo babizi ko gusova sezo ko nabatuje Muhazi urimo urayumva. Muhazi numva icyo bita zandani Nyamukandagira ikintu ngo yerekene ni kimwe. Ndakumenyesha ko iyi match ikomeye APR izahora n'akazi gakomeye. Iyo yari ikeneye yuko yigira mu mwanya wa mbere. Ikindi kintu gikomeye cyane kuri Muhazi ibindi ngizabyiko Ruvuyanga uraruremesha umutoza wa Muhazi nta kipe mu mateka yaramanura.
Ruremesha nta kipe aramanura ntaramanura ikipe ntaramanura ikipe izo nazo zirareba Muhazi iramutse imumanukanye ayifite mu biganza araba arikoze bwaba ari ubwa mbere amanuye ikipe we rero yaravuze ati aho kugira ngo nyivemo ko biragaragara ko ahantu yari hatari heza yashaka ari gusesa amasezerano akigendera ariko yaravuze ngo ndayigumana njye nyigumishe mu cyiciro cya mbere Ruremesha rumwe mu batoza bazi gukina n'amakipe makuru pe Aramanuka aya makipe akomeye cyane cyane za Rayon Sports za Pene za Kiyovu urumva niba hari ikintu kigora urumva Ruvuyanga niba hari ikintu kigora ni ukuva mu cyiciro cya kabiri bro aramanuka nde izato direct nizamura zivuga ngo Musanze ko Muhazi yitwa nde yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyatenge yavuge yose witonze yavuge neza witonze umunya Cameroon muganire neza ndakubaza abakinnyi nka bane umunya Cote d'Ivoire ndakwemera n'umunya Cote d'Ivoire muganire abagenda yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyatenge Ivan Marcel Dikume muremure w'inzobe Kuyate agomba kugurwa ajya kwitiranwa na Cheko simbuka kapiteni wabo bamwita nde Joseph Saki bamwita Joseph Saki Joseph Saki zandani ziravuga yuko mukuri igomba ngo kumutwara umwaka utaha siko bimeze niko bimeze Bagomba bamaze kugihuza. kumvikana agomba kugihuza ni urwembe abakeba bagenda itako bro umupira akawuproteja kugira ngo uzawujyane Joseph Saki Nyamukanga yatakirwa nande Muhazi Muhazi yategirwa n'uwo bita Nicolas Kagaba akaba ari umusore w'umugande ukomeye cyane mwaramubonye ibye Rayon Sports yabatsindaga ariko yayizengereje ariko ibishoti buri kanya ariko kwa Pasia Kagaba Nicolas sore kagufa ariko kagenda cyane kiyusa nzaba njye na Rugangura twicaye ndabwiza ukuri ibintu bizabera ingoma ariko Rugangura yambwiye ati Rugaju nagiye muri sauna ndashaka ko niba ari n'akagripe nivuza ngakira ati ndahava njye mu cyo bita massage ati bamase neza cyane ndamwani uri ugiye muri massage ati bamase ati kuko iyi Muhazi numvise iteye ubwoba ariko nyamukandagira nerekeje icyo bita itoroshe yanjye hariya Rugaju ngewe unkoze mu bwonko abwo abakinyi ba Muhazi toto bavuze neza banyuremo mbere yuko tujya hariya Kimihurura muri defense yabo mwibuke ko turi byo na San Mamezi reka yipanga yinyuremo Ruvuyanga wikwihuta izo ni za ndani muri defense yabo kuki twavuga Marcel Kuyate wenyine bafite umukinnyi ufite experience nka Bishira Latif wazere kapiteni w'ikipe ya Bishira Latif uramuzi muri Kigali burya yagarikaga APR ari muri equipe yakubise APR match 3 zikurikiranye nibo bakubise Adiri match 3 Adiri baramutsinze icyo genda byibuka batuzwaga nande Eric cyana kasa batuzwaga na kasa Eric se ariko bashape ni kasa wayigarikaga kasa yarayishe kasa yikubise match 3 ariko muri zo match 3 Adiri yarambwira ngo vraiment Rugaju ngo vraiment ngo je suis battu nibwo Adiri yeme aroti umuntu yitwa kasa zanyica ataramubita amereye nabi Bishira Ndora yagiye kuri abakinnyi rero kwagiye cyabana bajya bibagirwa ku kipe ya Muhazi ifite bo bita Babwa Samson Babwa muramwibuka muri Sunrise uwo bita Rutame yamuvugaga ntago ari ziripena Aderai yamuvugaga ate Rutamo Babwa ariko navugaga nawe nambishobora samene uje bishobora nawe Babwa Samson Babwa cyajya muzana muri Sunrise Babwa aracyawuhamya imbaraga z'umubiri ngo peti umwana nazanye muri Nigeria Babwa Samson ntago ari ziripendwa uriya yagaritse Kiyovu Nyagatare ijya gutakaza igikombe ibyo ni ibya kera nyine byo mvuga ni ziripendwa Babwa ejo bundi Kiyovu mu mwaka wabanjiriza uyushize ijya gutakaza igikombe Nyagatare inshuti yanjye Sekisamba atera penalty Uganda ayambutse umupaka aho muherukira ari munini cyane aya makipe yo mu ntara agarikisha aya makipe akomeye y'i Kigali induru zikavuga Rugaju nsigaje kubwira abakinnyi batatu mwigendera ba Muhazi bihutemo tujye muri APR bakomeye ubita Kiyune n'Amasimango Kiyune na Masimango niba bakinyi buri bayihetse muri iyi sezo bayifashe mu byukuri kuba n'utuntu tifite ikiri muri ayo 30 turi kuvuga Kiyune na Masimango abatipe sha APR yitonda barashagumisha mu bandi mu cyiciro cyane umuntu tike mu kanya Ruvuyanga araje babwira uburyo wagura tike muri mu byago bikomeye mugure tike abareyo abafana ba Muhazi aba APR ngurimo batera ubwoba hano Rugaju bagiye numva Rugaju adutera ubwoba twe turi intare umva hano Ruvuyanga ndaje nabonye muri za ndani za mvuye n'uri mukanga hano APR FC match 5 zitambutse sinzi ibitego 14 muri championnat harimo 5 abafana APR ngura basembuye cyane bitatu marine
bafata amagaju kimwe gorira statistique mu buryo bw'imibare ngaho nibagura amatike niba ngo barakara muhaza atari ikipe bateye ubwo kurakara ntibagende buzuye stade kuko bazagwayo nibatuzuza bararakara se bagura Kigali bifashe iki? ibyo ntacyo bifasha nimutajya gufana muragarikwa wabanje ukumva ibi ngibi match eshanu ibitego 14 binjijwe 3 gusa Nyamukandagira itsinze match nyinganya imwe ya Etincelle ifite abakinnyi batandatu nibura batandukanye batsinze ibitego muri izo match eshanu zitambutse uwo bita watarafitemo bitandatu Dada Dek Omedi bine bamugira neza na bambaho umwana abo bose uriya mudefanseri ufite amazina abiri azajya afata umwe andi abiri afata umwe uwo bita Ivan Marcel arimo abantu babiri Ivan Marcel azafata uwitwa Omedi Dikume Kuyate azafata umuntu witwa Watara ni umuntu umwe ufite amazina abiri ni umuntu ayandi abiri ni umuntu Ivan Marcel ari kuri Omedi Dikume Kuyate ari kuri Watara niwe bise ngo ni mutuna nusu gira icyo uvuga kuri Nyamukandagira dusoze tujye muri Nyamukandagira ibi byose muhazi yambwiye nafashe telefone mu gicuku mpamagara nahamagaye Ishyorongi ndavuga nti telefone irambuka Nyabugogo nahamagaye Kimihurura ntibamfata mpamagara Shyorongi wahamagaye agace ka Shyorongi kose ko kakabaye Shyorongi rwamazenguruko kose Shyorongi bari kuvuga ijambo rimwe ntibafite amagambo menshi Nyamukandagira iravuga ijambo rimwe bari kuvuga ngo intare yafashe ntirekura yavuga ati ibyo byo nyine intare yafashe utubwire abafana ba APR ikintu kimwe ati ruga ni interuro imwe ngufi umuntu yayandikaho igitabo umuntu yayirambura umuntu yayivuga uko ashaka ati ubibutse iki intare yafashe ntirekura umva umutanzania kuna cumugani mu Giswahili aravuga ngo simba kizidiwa hula nyasi abashaka kuvuga iki ure intare y'inyama gusa ariko ngo iyo yaburaniwe burundu n'ibyatsi ishaka kubirya ariko ikarya hakurya ngo iburare kikarasa imitutu iravuga ikindi kintu iravuga iti noneho kugira ngo muhazi yumve yuko n'icyo gitekerezo cyayo kidashoboka irarya igitego mu minota 15 ya mbere y'umukino navuze ni murakabije abati ukuntu yayipanze uwo bita Ndori ndeka atukuntu ikipe iri gushyuha baganizwa na Didier Bizimana